Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe cyane bene data, banezerewe cyane nanone kubw'uyu munsi mwiza Imana iduhaye kugira ngo tuwunezererwemo, twongere dushime izina ryayo, twongere duhabwe amahirwe yo kugira umurimo wundi mwiza dukora, kuko umunsi wose Imana iduhaye nuko haba hari umugambi w'ibyo Imana yifuza kudukoresha. Imana rero ishimwe cyane. Reka dusenge. Imana Data, turagushimiye, dushimiye imbabazi zawe, dushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye ko waturinze mu bihe bitambutse byose, kandi ukaba utwemereye nanone kuba imbere yawe ngo dushime izina ryawe, ngo twumve ijambo ryawe, kandi ukiduhaye amahirwe yo kugira undi murimo dukora, ngo tuwongere mu yindi twakoze, kandi dukomeze kubaha izina ryawe tugutegereje. Mwana ugize neza, reka izina ryawe ryubahwe, ijambo ryawe tujye kuganira. Mwami, ribe ijambo ry'umugisha, abana bawe bagubwe neza, abana bahabwe umugisha, abakuze barusheho kunezezwa n'ijambo ryawe no gukuzwa naryo, abatarakumenya naryo ribabere umucyo. Mwami, ribakize. Cyubahiro ni cyawe Data, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe cyane bene data. Turi mu mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana muri porogaramu ya Saveur Divine. Njyewe ndi mwene So Marie Chantal Nimuhire. Uyu munsi rero turaganira ku ijambo rivuga kuvuka k'umukiza, kuvuka k'umwami wacu. Nk'uko tubizi mu bihe nk'uko mu isi bigaragara, abantu bagiye bafata igihe bakakitirira amakuru yabayeho, amateka yabayeho. Ni kenshi rero tubona mu madini menshi ya gikristo iki gihe gisoza umwaka, abenshi bibuka kuvuka k'umukiza. Abantu bagenda babyizihiza mu buryo bugiye butandukanye, ariko igikuru kirimo nuko umukiza yavutse. Haleluya. Kandi ntibinavuga kubyibuka gusa ngo nuko umwaka washize, ahubwo tubyibuka buri gihe, tukanezezwa nuko Imana yadukunze bikomeye ikaduha umukiza Yesu. Uyu mwanya ndifuza ko tuganira ku ivuka ry'umukiza, ariko tukaganira tuvuga cyane ku izina yahawe. Nk'uko tubizi, umwana wese uvutse ahabwa izina n'ababyeyi mu mico itandukanye. Hari uko bikorwa mu buryo butandukanye, ariko turabibona nuko ijuru naryo ryabiteguye rigaha uyu mukiza, uyu mwana wari uvutse agiye kuvuka asa n'abandi bana, ariko atari nk'abandi, ariko nawe yahawe izina. Turasoma muri Matayo igice cya 1 n'umurongo wa 21, turahasanga amagambo avuga ku izina yahawe. Turabyibuka ko mu isi uko byagenze icyo gihe, nuko Imana yarebye mu bantu bari mu isi ihitamo, haleluya, ihitamo umwari Mariya. Kandi ijambo ry'Imana twereka ko icyo gihe yari yarasabwe n'umusore witwa Yosefu. Bari batarakora ubukwe ngo babane, ariko uwo mushinga wari uriho kandi uzwi. Bigaragara ko rero Yosefu yahawe izina n'ijuru, aziyita umwana uzavuka. Nuko arabwirwa ngo azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Amen. Ndanezerewe cyane iyo tuvuze ku makuru
amakuru y'uburyo Yesu yavutse, amakuru y'uburyo Imana yateguye gucungura umuntu ikoresheje amaraso yayo, amaraso y'Imana, ikoresheje umwana wayo w'ikinege. Ni igitangaza, ni igitangaza, ni urukundo rutangaje, ni ibintu birenze tutabonera amagambo, tutabona uko tuvuga ngo tubone uko tubisobanura, ariko ni igitangaza. Urukundo rw'Imana ruratangaje. Iri izina rya Yesu ni izina ritangaje, ni izina ritangaje kandi Imana yahisemo kubera impamvu. Ntabwo ari izina risanzwe gusa nk'uko twitwa amazina, ahubwo ni izina rifite ubutware, ni izina rifite ubushobozi, ni izina rifite icyo risobanura ku murimo umwami yaje gukora. Haleluya! Yosefu ntiyahawe izina gusa, ahubwo yahawe n'impamvu y'iryo zina. Amen. Arabwirwa ngo uzamwite Yesu, kuko izina ni Yesu, kuko impamvu azitwa Yesu hari impamvu, ngo nuko ari we. Haleluya! Ni we gusa ushoboye, uzashobora kandi ushoboye gukiza abantu be ibyaha byabo. Ibyaha ni ikibazo Imana ahangaha bigaragara ko ni umuti yatanze udasubirwa w'ikibazo umuntu yagize uhereye mu itangiriro kugeza uyu munsi, ikibazo cyitwa icyaha. Buriya indwara zibaho, ingorane zibaho, ariko nta kintu kibi cya kirimbuzi, kibi cy'icyorezo, cy'icyago gisa n'icyaha. Niyo mpamvu no kugira ngo Imana ikize umuntu icyaha, yatanze umwana wayo, itanga n'izina rihambaye, izina rya Yesu. Imana idufashe cyane. Nubwo muri Yesu tuhakirira indwara, nubwo muri Yesu tuhakirira n'ibindi bya karande n'imivumo n'ibindi bitandukanye, ariko ikintu cya mbere gitegetse ibindi ni ugukira icyaha. Misiyo ya mbere y'izina rya Yesu, gutanga umwana, akaza ari umwana ariko akaza ari umwami, akaza ari Imana yahinduye umuntu, byari ukugira ngo dukire icyaha. Imana ishimwe cyane. Kandi turabibona yuko n'intumwa nazo zabivuze igihe kigeze, ubwo hari ikirema cyari kimaze gukira, hakaba impaka mu Bayuda. Bigaragara yuko intumwa nazo zabisubiyemo, zirabivuga iby'iri zina. Amen. Mu byakozwe n'intumwa ibice 4, dusomye ku murongo wa 10 kugeza kuri 12, haravuga ngo ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Amen. Turavuga umwana wavutse, umwana w'umuhungu. Bamwe iyo banizihiza iyi minsi usanga bavuga ngo akana Yezu cyangwa Yesu, ugasanga babyise uruhinja. Bamwe banafata rwose ibishushanyo cyangwa se navuga ibintu bagereranya bagashyiraho bikagaragaza nyine urwo ruhinja. Ariko uwavutse ni umwami, uwavutse ni umukiza, waje kuturokora, waje kudukura mu kaga, waje kudukiza byananiye abantu bose. Oh, haleluya! Afite andi mazina menshi twayavuga, ni igitangaza. Yitwa umwami w'abami, yitwa umwami w'amahoro, yitwa Imana ishobora byose, yitwa data wa twese. Oh, yitwa Uwiteka. Oh, haleluya! Ariko
ahangaha icyo nashatse ko tuvugaho cyane ni iri zina yahawe, ni iri zina rya Yesu, izina twahawe ryo gukirizwamo. Bene data bavandimwe, abazashobora kumva ubu butumwa, nta rindi zina ririho, nta rindi zina ryo kwizerwa, nta wundi mukiza, nta wundi mutabazi, nta wundi wakuruhura, nta wundi wagukiza ako kaga, nta wundi wagukiza icyo cyaha uretse umukiza Yesu. Nuko wizera iryo zina, wizera uyu mukiza, nawe arakugirira neza. Muhabwe umugisha bene data, muhabwe umugisha abavandimwe, umukiza ariho, kandi twagize umugisha wo kuvuka ku ngoma y'umwami Yesu. Haleluya, turanezerewe. Imana ishimwe cyane. Mugire ibihe byiza, muzakomeze kugira icyumweru cyiza cy'umugisha mu izina rya Yesu. Amen.